Guys, abantu musanzwe mukora investment platform, trading platform ndetse na mining platforms, ibyo byose mbazaniye uyu munsi noneho iyo bita trading platform. Trading platform rero ni uburyo ki winjiza amafaranga ari kurikora trading. Iyi rero nayo ni platform iri kubikora neza cyane, nuvango yo ntago igirangira, nuteze kuzigira ubona irangira, ahubwo wowe igishoro cyawe nicyo kirangira. Nuvango ushobora gushyiramo amafaranga ukajya ukora trading, washaka n'igishoro urongera ukakibikura. Ushobora gushyiramo ama TRX, nabonye ikoresha TRX gusa, ugashyiramo ama TRX yawe, wamara kuyashyiramo ugatradinga, wamara kubona umaze kungukana cya gishoro cyawe, ukongera ugakora withdraw ukakibikura. Urumva ko yo nigirangira, harangira wowe cyangwa se wowe ni wowe urekera ukavuga uti reka mbe, ndetse ukaza kuza kongera nabyo kuvuga ngo uyu munsi ngizabihagaze oya. Ubwo rero urasabwa kuza gukurikira neza iyi video step by step no kuyobora ukuntu ikorwa. Ifitemo uburyo butatu bwo kwinjiza amafaranga. Hari uburyo bwo gukora mining ku buntu buri saha, harimo uburyo bwo gukora spin cyangwa se kwikaraga nyine ukagerageza amahirwe, hakabamo n'ubwo buryo bwa trading bumeze neza cyane. Usabwa kuza gukurikira neza iyi video step by step. Nuvuga ngo rero ikintu usabwa cyo gukora, urabanza ukora register ukuntu ikorwa. Nuko uri kubibona kuri kano gafoto, baraguhereza ahantu ushyira email, maze gukanda kuri link iri mu description video no mu group WhatsApp link harimo, baguhereza gushyiramo email ndetse na password. Password iza nyuma, ubanza guhita ukanda handitse ngo get code. Aho handitse ngo get code, urabanza ugahabwa code kuri ya email watanze, bakayiguhereza. Urihuta ukagenda ukayizana amasegonda 60 atararangira, ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo ugahita ukanda kuri next step. Iyo ugeze ku yindi step, baguhereza gucreatinga password. Iyo password ushyiramo password yawe nyine itangizwa n'inyuguti nkuru irimo umubare n'akamenyetso, ukongera ukanayishyiramo ukayikonfirma nyine ikajyamo ahantu habiri. Iyo umaze kwakana nabwo ukanda kuri next step, bahita bakujyana aho gushyiramo WhatsApp namba ufite. Uhitamo igihugu cyawe, selecting igihugu cyawe nyine, kode ikajyamo. Wamara kuyishyiramo ugashyiramo nka nimero yawe ya WhatsApp, biba byoroshye. Then ugahita ukanda kuri register. Ubwo ubusoje gukora registration, ubundi ndaje muyobore neza ibintu byose, ukuntu utradinga, ukuntu ukora iyo mining y'ubuntu, ukuntu ukora spin, ukuntu ukora recharge cyangwa se ushyiramo igishoro ugiye gukora trading, ndetse n'uburyo ugenda tradinga mu buryo ibintu biba byoroshye neza cyane. Sininda rero, dore uburyo bwa mbere mgiye guheraho n'uburyo bwa mining y'ubuntu. Ukanze dore handitse ngo daily mining. Bamaze kwinjira muri platform, ubona gukora mining rero ukuntu ikorwa buri saha. Dore ugenda ukanda kuri tuno tuntu, utu tunuza tuba tugirimo. Iyo dukanzeho uragira gute, uratombora. Murabona ko nombo ya TRX, murabona ko nyine ibikorwa buri saha. Murabona ko bambwiye ngo back to mine 16 minutes isije. Nuvuga ngo negereze iminota 60 ishire ugakora mining. Nubwo buryo mining ikorwamo. Noneho rero spin y'ukuntu ikorwa, ukanda dore kuri kano kantu kari kwikaraga, muri kukabona karimo nawe mu yawe. Numara gukora register ukabona iyo wahawe gukora spin, iyo ugezemo buri masaha 28 usanga harimo spin nyine. Hano bakwereka inshuro usigaranye zo guspininga, ugakanda muri kino kibuto ugatombora. Ushobora gutombora ama TRX imwe, ushobora gutombora ama TRX menshi bitewe n'igike n'amahirwe nyine wifitiye. Murabona ko harimo TRX nibura kugera ku muri TRX 770. Ubwo rero waza gushyiramo izo, waza kuza kuyigerageza nayo, ukaza kureba ko hari ikintu waza gukuramo. Sasa rero dore mbere kukuntu, mbere ya byose ukuntu recharge ikorwa. Nkuko nababwiye, ino platform iri gukoresha uburyo bwa TRX gusa, ntago ari USDT. Icyo usabwa, uraza gushaka ama USDT, ubundi uyakonvatemo ama TRX kugira ngo uze koherezamo TRX. Nkuko mubona nanjye arizo zirimo, muri kubibona. Ubwo nawe rero uraza gukonvata ushyiremo TRX, nizo ziri kwifashishwa mu gukora trading, ibintu bikagenda neza. Noneho kugira ngo rero nawe ushyiremo TRX zawe hano zijyemo hano, ukuntu bigenza, uza dora handitse ngo recharge. Uri kwabona ukahakanda. Iyo hakanze baguhereza wallet address ya TRX nyine, uko nababwiraga. Iyi wallet address iba ari ya TRX, urayikorera copy, iri muri platform yawe. Ukagenda ukajya muri exchange yawe, yaba Binance yaba yihe, ukohezaho ya TRX wowe ushaka kujya gukoresha muri trading. Ushobora kuvuga uti wenda ngiye gushyiramo TRX 100, mukiremo 200, nkiremo 300. Nkuko ubona nanjye harimo arenga 500, ugashyiramo ayo wumva ushaka uzajya wifashisha mu gukora trading. Noneho iyo umaze kuyoherezamo rero, barakubwira ko minimum inya zo koherezamo ni TRX imwe. Ubwo urumva TRX zose ziri hejuru y'imwe wazoherezamo, ibintu bikagenda neza. Iyo umaze koherezamo TRX rero zamaze kugeramo hano, ubu ufite ububasha bwo kuzigira gute, bwo kuzikoresha trading. Ukuntu trading rero ikorwa, reka ngaruke inyuma yenda mbereke coin zemewe gutradingwa. Dore ni coin
yitwa BTC. Iyi coin ya Bitcoin niyo iri gukoreshwa nka trading muri iyi platform. Uraza gusabwa kuza gukurikira neza iyi video step by step. Nuvuga ngo nuza hano dore handitse ngo transaction, aha niho trading ibera. Uri kubyumva? Nuza kwakanda rero bakwereka uburyo ki trading ikorwamo, bakwereka ko coin yo gutradinga ni BTC. Nkuko nababwiye Bitcoin ni tradingwa, ikagiteredingwa mu buryo murabona ko hariho na n'iyi chat igenda nyine kwereka amanalize ukuntu ibintu bimeze. Nyine ku bantu basanzwe banaliza bo barabizi iyi chat irafasha, ariko inama ngugira ndaza kuyikwereka mu kanya. Harimo uburyo rwo gukorwamo bwo gutradinga mu gihe cy'umunota umwe, muri kubibona, cyangwa se ugahitamo kujya ukoresha option yo gutradinga mu gihe cy'iminota 5. Ushobora kuvuga uti wenda ngewe muri kino gihe ko iraba yazamutse mu minota 5 iraba yarenze cya giciro yari iriho, cyangwa se mu munota umwe iraba yamanutse ku giciro yari ifite, cyangwa se mu gihe cy'iminota 5 iraba imanutse, cyangwa se iraba yagumye hahandi itigeze ihava. Ubwo nyine ibyo bari uburyo bwo gutradingamo ushaka. Ikindi ugomba kumenya yuko dore abantu barakora ama order, dore zose ureba ni orders, dore zingizi ureba ni order abantu baba barimo bakriyetinga kubera yuko irunguka cyane, abantu baba yitabiriye cyane. Dore zose ni ama order, ushobora kureba bukarenda bucya ureba abantu barimo bakora ama orders. Ubwo rero ugomba kumenya yuko nyine iyi Bitcoin ni tradingwa nkuko nabikubwiye mu gihe cy'umunota umwe cyangwa se mu gihe cy'iminota 5, ndetse harimo n'uburyo bwo kugura ushaka kuguramo. Murabona yuko kanza kuri buy bakwereka uburyo bwo kugura. Mushobora kugura big, icyo gihe nyine no kugura ko ishobora kuba yazamutse cyangwa yamanutse. Ushobora kugura nyine ko n'ubundi wenda small imanuka, ukagura single, ukagura double, ukagura big single, small single, big double, bega byose ugahitamo uburyo bwose wakumva wifuza. Ikindi ugomba kumenya nuko nyine ushyiramo amaTRX hano ushaka gukoresha ukangana kose, ubundi ukaza gukanda kuri confirm ugakora trading yawe, ibintu bimeze neza. Ubwo tugendane neza mukurikira ukuntu ibintu bimeze. Hano twamaze kudepositingamo amadolari yacu cyangwa se amaTRX yacu, nkuko namaze kuyashyiramo ngewe yanjye arimo, nawe mumaze kubikorana kuretse ukuntu ukora recharge, sibyo? Wamaze kuyagezamo, noneho ugiye gukora trading. Sasa rero dore hari inama ya mbere muhaye, hari Telegram channel itangirwamo free signals. Iyo Telegram itangirwamo free signals no muri group WhatsApp, iyo link nayibahaye yayo kugira ngo utaza kuvuga ngo ntago wayibuze, cyangwa se no muri link muri description iyo link yi Telegram channel urayibona. Harimo ama signals bagenda baguhereza buri munota bagenda baguhereza signals z'ubwo icyo wa tradingamo Bitcoin, ndetse ukunguka. Ni ibintu bikora my friend, ni ibintu bikora kabisa kandi biririyo. Ubwo rero hano bahora batangamo ama signals bagenda bakwereka ukuntu agurwa. Nk'ubu ngubu hano bari bamaze kuyitanga bakwereka order uko imeze, ukaza kugura small, ukaza kugura quantity ya coin ushaka nyine, cyangwa se amaTRX ushaka byose. Dore ni ibintu biri gukunda, dore hano baba babikweretse, muri kubibona. Sasa rero dore ukuntu bikora. Wowe ikintu usabwa kuba uri update, ukaba ufite network zikora neza, then bo signals batanze muri cya gihe bakweretse igihe igomba kubimara, uri kubyumva, ukaba uri ready kugira gute kubayinga ukurikije ya signals bagwaye. No kuvuga ngo niwe wenda bakubwiye ngo ni type y'umunota umwe, igihe cy'umunota umwe, bakakwereka ko ugomba kugura small, ukaza kuzirikana gushyiramo quantity ushaka nyine byose. Icyo gihe wowe ubikora muri cya gihe cy'aya masegonda imbere yuko arangira. Reka nze wenda mbibereka ukuntu bikorwa kugira ngo tubikore vuba byihuse mubireba, mutaza kugira ngo ndababeshya. Reka twinjire muri dashboard yacu. Hano murabona ko baba bakwereka type yo wahisemo, amasegonda yayo dore abari kubara hano, muri kubibona. Niba ari igihe cy'umunota umwe nahisemo hano amasegonda, ukagenda nyine baramba nemerewe gukora order, muri kubibona. Order rero hano nk'ubu murabona hari amasegonda 42. Hano muri platform ya Telegram channel baduhayemo signals ivuga ngo tugomba gutradinga coin ya mu gihe cy'umunota umwe, tugashyiramo double kuri quantity nibura hejuru ya TRX imwe. Ubwo wenda ngize amahirwe n'amasegonda atarangira nkabikora, nabona amasegonda yagiye. Reka nze ndindire gato y'amasegonda yongera atangire baduhe indi signals. Nabe bakubwiye ngo batanga signals buri munota bagenda bashyiramo signals nshyashya. Reka ndindire gato y'abamereze indi signals, ubundi mbere kukuntu trading ikorwa muri iyi platform, trading platform, ukuntu ibintu biza kugenda bigakunda neza cyane. Murabona ko igihe kirarangiye, murabona ko byekaraze. Sasa rero ubu ngubu murabona ko bitangiye, murabona ko bamaye indi signals muri ya groupe. Ubwo reka njyemo muri ya groupe ndebe ngo batanze noneho signals imeze ite kugira ngo tubikore vuba. Murabona baranyereka ko noneho ni 1 minute, muri kubibona single, muri kubibona
noneho mwerekana ko ngomba kugura nibura hejuru ya TRX 3. Ubwo reka tujye kubikora noneho tubyaplike. Hano ubwo icyo dukora turakanda hano kuri turamakinga shuwa ko turi mu gihe cy'umunota umwe, dore niho turi hejuru muri kubibona. Dukande kuri buy, nitumara gukanda kuri buy batweretse ko hano tugomba kugura, reka nongere ndebe neza vuba, tugomba kugura singo. Yego singo, dore ngiyi iriho hano, dore ngiyi singo. Ubundi hano dushyiremo ama TRX yacu hejuru ya 3, ubundi duhite dukanda kuri confirm. Iki gihe turaba tukoze order. Sorry ndabona ninze ndatinze, nyine babisanga ukurikirane uhita ubikora vuba mu gihe kitarenze mu gihe amasegonda akiri yose. Turiko turagendana. Ubwo reka ni signals ibwira ducitse, reka turindire gatoya. Reka wenda mbere ya byose tubanze turebera hamwe ama TRX dufitemo kugira ngo muze kujya mubona ko yunguka koko. Murabona ko mfitemo TRX 565 n'ibyo bice. Ubwo tugiye noneho kugura vuba byihuse. Hano baduhaye indi signals nshyashya big mu gihe cy'umunota umwe hejuru y'9 twagiye. Reka tubikore vuba kugira ngo tutaza gutinda. Buy big mu gihe cy'umunota umwe, noneho bamaye kugura hejuru y'9 twagiye. 9 confirm order. Murabona ko ibaye successful. Ubu noneho nemerewe gutegereza aya masegonda nkareba ngo ese aya masegonda nyuma yayo biraza kugenda bite. Turi kugendana. Mwibuke ya TRX twari dufite muri platform yacu. Ubundi nibimara kwikaraga turaza gusubira muri dashboard yacu turebe ngo ese bigenze bite. Murabona ko noneho ubwo order irarangiye. Tugaruke inyuma tujye kureba ku ma TRX yacu se turebe twungutse cyangwa turahombye. Tugaruke. Murabona yuko TRX zacu zigize gute, ziriyongereye. Muribuka ko twari dufitemo 560 na kangahe. Murabona ko zise ziyongera zibaye 570. Nukuvuga ngo zino signals batanga muri groupe zirakora biri serious. Muribuka ama coin twari dufitemo nyamuzibuke akoreba zise ziba 573 zikoze. Noneho rero twongere twirebere muri programu uburyo ki signals zikora. Twagiye none ubwo reka turebe yindi baduhaye indi ivuga ngo iki. Baduhaye indi ya 1 minute small hejuru y'9. 1 minute small hejuru y'9. Nta bintu bikora bitunguka, nta bintu ukora bidahomba cyangwa ngo byunguke. Nyine trading niki ukora. Reka nindire gatoya, ndabona amasegonda yaducitse. Muri kubyumva. Ugomba kubizirikana ibyo bintu, nyine ugomba kubimenya ko trading wari igihe wunguka hari n'igihe uhomba. Ariko nyine ibintu byinshi zino signals akenshi zirakora kimwe nuko nawe wakikorana narizo ukavuga uti ngiyewe ndeka nihitiremo double ngire gute. Murabona ko bohereje indi signals nshyashya. Reka duhite tubikora vuba. Baratwereka ko next round ni 1 minute single, tugashyiraho nibura iziri hejuru 27. Ubwo reka nabwo tubikore buy single, dushyiremo nibura hano TRX 27 vuba dukande kuri confirm dukore order. Ni order nyine wowe uraheba ugashyiramo. Murabona ko nkoze order nabwo ibaye successful. Ubu hano icyo nsabwa ni ugutegereza nyine ya masegonda yanjye akarangira hano. Iyo amasegonda arangiye mba nemerewe kujya kureba se noneho bigenze bite, ndungutse ndahombye bigenze bite. Gusa ukibuka kuza gushora mu rugero nkuko ngomba kubibabwira, wifata nka TRX nka 500 ngo yashyiriremo rimwe. Oya, shyiramo 2, 3, 4, 5 ewan, ku buryo nyine ugenda wunguka bitarenze ndetse nunahombe birenze. Muri ko byumva. Ubwo rero ibyo bari ibintu byose ugomba kuzirikana, ibintu bikagenda neza. Reka turindire gato none turebe ngo se biragenda bite. Bitcoin bizamuka imanuka. Ibyo rero iyo ugeze amahirwe ukaba ufite uburyo ki ukora analize. Ubwo murabona ko bohereje indi order cyangwa se indi. Murabona ko noneho TRX zihise zikuba. Muri kubibona ndungutse nabwo zibaye 590 na kubera ko iya signals bamaye ndayikoresheje ndajya. Ubwo rero nuko ngoko biza kugenda. Video imaze kuba ndende, biraza kusaba kuzakora indi video mbereka noneho uburyo ki ukora withdraw y'uburyo ki za coin zawe. Murabona ko ayo ufite kuri balance niyo yiyongera, ntabyo kuvuga gwenda ngayo ngo nakore ngicyo ngigishoro nakizemo ngo kiru kwacyo ngo nayo nariye ngaru kwayo. Ya cya gishoro nacyo bwacyuwe memerewe kuza kukibikura, ibintu bikagenda neza. Mwinizere ko mubonye ukuntu ibintu bimeze step by step. Icyo ukora urareba link ukore register, numara gukora register ukore uzajya ukora daily mining nkuko nabikubwiye. Dore biriho hariho uburyo bwo gukora lucky win cyangwa se will ukajya utombora
icyo gihe iyo wabihawe. Ikindi trading mwabonye ukuntu ikorwa, Telegram channel itangirwamo amasignals nk'uko nababwiye, dore signals zihora zimanuka zizamo, muri kuzibona dore ngizi zihora zizamo, murabona ko woherejemo n'indi signal. Birakorwa step by step, ukajya uyireba uri tayari kujya ukurikiza aya masegonda yawe baguhaye. Niba ari umunota umwe ukamenya ngo ni double ni bucya, ugahita uturedinga, birungura kabisa, ibintu bikagenda neza n'igishoro cyawe kandi uwemerewe kuza kugira gute kukibikura. Mureke rero tugerageze ni trading platform itateze kuzarangira, harangiramo igishoro cyawe. Wowe uravuga uti wenda ngiye reka mbe ndetse nzongereje ubundi ntabyo kuvuga ngo iyo yahagaze. Oya, reka tuyigerageze rero turakora ikintu twazakuramo.